Benshi bizera ko ari urubuto ruryoherera kurusha izindi zose ku isi, gusa nanone ni urubuto rufite intungamubiri zidasanzwe ndetse rufite n'igisobanuro cy'urukundo rudasanzwe. Uru rubuto nta rundi ni umwembe. Uwariye umwembe cyane cyane abawukunda bavuga neza ko nta rubuto ruryoha kurusha umwembe, bitewe n'uko ngo uko uwurya niko uburyohe bugenda burushaho kwiyongera. Kuri uyu munsi reka twigarukire ku mwembe. Uyu munsi rero tugiye kureba ibintu bidasanzwe umwembe ushobora kuba ukorera umubiri wacu, cyane cyane ku bakunda kuwurya, maze waba udakunda kuwurya nawe ugashishikarizwa kuwurya umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Kuko burya iyo umuntu aguhaye umwembe biba bisobanuye ikintu kidasanzwe mu rukundo. Ubundi uru rubuto rusobanuye iki mu rukundo? Abaruduha batubwira ko badukunda baba bari gutekereza ko baduhaye iki. Ese nawe ujya ugira umuratima wo kuba wahiriza umuntu ukunda umwembe, kujya gusura umuntu, gutanga gift y'imbuto warangiza ugashyiramo umwembe? Ese waba uzi ko iki ngiki gifite igisobanuro kidasanzwe mu buzima bw'urukundo ndetse no kubana n'abantu n'abandi bagiye batandukanye? Reka ko umunsi twigarukire ku bintu bidasanzwe umwembe ukorera umubiri wacu, kuva ku mutima wawe, ku ruhu rwawe, kugeza no ku rukundo rwawe. Nibwo bwa mbere ukigira hano, nuva dukanze subscribe, like, comment and share kugira tubana mu nkuru zacu za buri munsi nziza, aho tuzajya tugaruka ku bimera byinshi bidasanzwe, akamaro kabyo, uko twabikoresha kugira ngo bitubungabungire ubuzima, ndetse n'uko bino bimera bishobora kuba bifite igisobanuro cy'urukundo rudasanzwe. Ikintu cya mbere gihari ni uko umwembe ufite igisobanuro kidasanzwe ku ruhu, kurinda indwara nyinshi, ndetse yewe umwembe ni imwe mu mbuto ziryoha kurusha izindi zose kuri iyi si. Ibitangazamakuru bikomeye cyane ndetse n'abashakashatsi banditse amagambo agira ati umwembe ufite ibinyabutabire byinshi bidasanzwe, kandi bino binyabutabire bituma buryoha cyane kurusha ibindi byose. Ibi byo bigabanya ibyago bwo kurwara diyabete, kanseri n'indwara zindi z'imirire. Ubwo rero niba utaryaga umwembe kugira ngo wirinde kanseri, diyabete ndetse n'izindi ndwara, urige kurya umwembe wa buri munsi. Bivuga ngo kandi buri gihe urya umwembe uba uri kurinda umubiri wawe kuzarwara kanseri, diyabete n'izindi ndwara. Umwembe kandi ufasha umutima wawe gukora ndetse no gukunda neza ndetse no gutera neza. Umwembe urimo magnesium, intungamubiri ikomeye cyane izwiho kugabanya cholesterol no kurinda umutima. Mu buryo bworoheje, umwembe ushobora kugufasha kugira umutima ukora neza, kandi igihe cyose iyo umutima ukora neza n'urukundo rwawe rurakomera cyane. Umwembe kandi ukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Umwembe ni isoko rya vitamini C. Birumvikana neza ko iyo umubiri ufite vitamini C ni ikintu kizaba kidasanzwe. Izi ntungamubiri zifasha umubiri wawe kwirinda indwara no kugabanya ibyago byo kuba warwara indwara zigiye zitandukanye. Urya umwembe buri munsi wumva utandukanye, ibice bigiye bitandukanye n'abandi bose mu buryo budasanzwe. Si ibyo gusa kandi uwariye umwembe aba afite uruhu rwiza. Ibitangazamakuru bikomeye cyane byandika ku buzima byanditse bigira biti umwembe urimo vitamini C nyinshi ituma uruhu rukora protein, uruhu rugakomera gusa neza ndetse uruhu rukagira ubwiza budasanzwe. Ni nk'ukuri umwembe uba uvuga ngo rya uruhu rwawe rugaragare neza, gusaza bigabanuke. Niba utaryaga umwembe rero ndagira ngo ubwire ko niba wifuza kugira uruhu rwiza rusa neza kandi uruhu rukomeye cyane, washishikarizwa kurya umwembe wa buri munsi. Ikindi kintu gikomeye cyane ku mwembe ni uko ufasha mu igogora no kwituma neza. Mu gihe abandi bashobora kwirirwa bafata imiti yo gushaka igogora, umwembe ni umuti mwiza cyane cyane ku bantu barwaye constipation cyangwa constipation, kwa kundi ujya kwituma kuri toilette bikanga. Kubera fiber irimo, umwembe ugabanya ikibazo cyo kwituma bigoranye. Uribaza impamvu abatuye mu bihugu by'amashyamba igihe cyose ubona neza bitewe n'uko barya imbuto zigiye zitandukanye baba bafite amagara meza? Ibyo byose nta kindi ni umwembe. Umwembe kandi urinda amaso kandi ukongera ubwiza bw'amaso. Si ukurinda amaso turebesha gusa, ahubwo n'ubwiza bw'amaso buriyongera. Umwembe urimo bita ndetse ukaba urimo n'ibindi binyabutabire bigiye bitandukanye, ibintu byongera ubushobozi bwo kubona neza, bikagabanya urumuri rubagabira amaso. Mu magambo asanzwe, umwembe utuma ubona neza kandi amaso yawe agahora asa neza, atari kwa kundi amaso aba yaratukuye cyangwa amaso atandukanye kure cyane nuko abantu bayatekerezaga. Si ibyo gusa kandi umwembe ni igiti cyiza wakoresha mu buryo bugiye butandukanye. Rero ni gute twakoresha imyembe cyangwa twayirya imyembe gute mu buryo bwiza? Kurya umwembe rero bigendana no guhitamo umwembe mwiza warya kandi wakoresha. Si ibyo gusa, ibitangazamakuru bikomeye cyane
bigenda byandika amagambo adasanzwe cyane cyane kuri uru rubuto rw'umwembe, aho bagira inama abantu nibura kurya uburyo bwiza uyu mwembe cyangwa kurya umwembe mwiza w'umwimerere. Nibwo buryo bwiza cyane kuko ubwo umubiri uhabwa intungamubiri zose ziri mu mwembe nka vitamine A, C na E, aba ari ikintu kidasanzwe. Dore uko bikorwa: hitamo umwembe uhinze neza, udahishije cyangwa ngo ube uri igitumbwe cyangwa kwa kundi uba utarera. Ikindi kandi uwoze neza, nurangiza ukatemo uduce dutoya cyane kugira ngo ubashe kuwurya mu buryo budasanzwe. Icyitonderwa: nturye umwembe urengeje cyangwa ngo urye imyembe myinshi kuko urimo isukari karemano nyinshi, bityo bishobora kuba byatuma isukari yawe yiyongera ndetse n'isukari ikiyongera mu maraso. Ubundi buryo bukomeye cyane waryamo umwembe ni ugukora icyo bita mango juice cyangwa umutobe w'umwembe, aricyo bita smoothie. Umutobe w'umwembe rero ni inzira nziza yo gukoresha umwembe mu buryo butoroshye kandi bworoshye. Fanta y'umwembe ni zimwe muri fanta zidasanzwe buri muntu wese aba agomba ibi kandi bikoresha mu buryo budasanzwe, mu buryo bugiye butandukanye. Ubundi buryo wakoresha umwembe ni ugushyira umwembe ku ifunguro ryawe ugawukoramo nka salade. Shyira uduce dutoya tw'umwembe muri salade yawe maze umwembe ukuryohere. Ubundi buryo budasanzwe ni ugukoresha umwembe mu buzima beauty care. Umwembe si ibyo kurya gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubwiza karemano. Ushobora gukora nka masike y'uruhu, face mask, ukoresheje umwembe. Fata igishishwa cy'umwembe maze ushyiremo ubuki bukeya uvange n'amata makeya, siga ku maso ya minota 10 kugera kuri 15, hanyuma woge amazi ashyushye gakeya, bityo bizatuma uruhu rwawe ruba rwiza mu buryo budasanzwe. Ubundi buryo bwa kabiri bwo gutunganya uruhu rwawe: fata umwembe, ubundi nurangiza gufata umwembe uravanga n'isukari n'amavuta y'igitunguru cyangwa olive oil. Ukoresha urwo ruvange uvura umubiri wawe ndetse wisiga. Ibyo byose bizagufasha kugira uruhu rwiza mu buryo budasanzwe. Gukoresha amababi y'umwembe mu buvuzi karemano. Amababi y'umwembe rero yakoreshejwe cyane cyane n'Abanyafurika n'Abahinde mu kuvura indwara za karemano. Dore uko bikorwa: fata amababi 2 y'imyembe, ni ukuvuga amababi 2 cyangwa 3 mashyashya, uyateke mu mazi nka litiro 1 iminota 10. Nywa ayo mazi akonje cyangwa ashyushye. Ibyiza byayo: ayo mazi afasha kugabanya isukari mu maraso no gusukura impyiko. Icyitonderwa: ntukarenze ayo mazi unywa buri munsi cyangwa igikombe kimwe cyangwa ikirahure kimwe. Byaba byiza kubanza kwigisha inama y'inzobere mu buvuzi mbere y'uko ukoresha ubwo buryo. Umwembe kandi mu rukundo usobanura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umwembe ni imbuto y'urukundo. Umwembe ni ishusho y'uburyoshye, ubushyuhe n'umutuzo. Ushobora gutegura mango dessert hamwe n'umukunzi wawe nk'igikorwa cy'urukundo. Romantic dessert ni ikimenyetso cy'urukundo rw'ukuri, rworoshye, rwaryoha kandi rudasanzwe. Rero niba ukunda guhereza umuntu umwembe, menya neza ko mu rukundo ushaka ko ibintu byoroha kandi ibintu ushobora kuba byanaryoha bitandukanye kure cyane n'uko uwo muntu wenda yabitekerezaga. Kumva ku bigendanye n'umwembe byo ngo byakugora cyane. Gusa dusuye mu rukundo, uretse kuba ari urubuto rw'ubuzima, umwembe ni urubuto rw'urukundo. Muri Afurika no muri Aziya, umwembe ukoreshwa mu birori by'abakundana no mu bukwe nk'ikimenyetso cy'urukundo ruryoshye ariko rukomeye. Birumvikana neza ko iyo uhaye umuntu urubuto rw'umwembe, umwifuriza ko wowe nawe urukundo rwanyu rwakabaye urukundo ruryoshye kandi rukomeye. Urya umwembe n'umukunzi wawe bisobanura ko mwese mwifuza kugira ubuzima bwiza kandi ubuzima burimo urukundo. Ni ikihe kintu kidasanzwe umenye ku mwembe? Duhure muri comment section. Ndabakunda cyane.